Alo, ni kure MTN. Nje ndi Nsabi. None gara amafaranga bavugaga ngo gayobye. Nta kuntu mwabitekinika agayobye gose mukazaja mureta muganyihera. Nta mafaranga ngiraga ndakenye cyane ndinuza. Yinuza ariko ayiwe baranko. Nuko wasabaga amafaranga. Agayobye ariko nozina ndi kubasaba gandi. Ariko ntabwo ari ayawe. Nozina agayobye nago bampa nkagijanira. Basubiza nyirayo. Indesi kandi gabuga gayobye. Nsabi umeze neza? Ndamahoro. Ubundi barakuzi cyane muri cinema nka Dr. Nsabi, ubundi ninde? Niyo mazina yawe? Ntagubuhanzi. Nagubuhanzi. Dr. Nsabi nagubuhanzi nono agataragubuhanzi Nsabimana Eric. Nsabimana Eric ninde? No ubundi wisobanura gute? Ni umusore w'imyaka 24 cyangwa ni 5 ariko barambwiye ngo ni 4 da. Osinje ndavuga ni 5 ngo nje ndavuga ni 4. Kubera ari ndi kuje ndabivuga nkibesha. Barankosora. Bande n'abantu nazibwiye babwiye nigiye navukiye bahita bavuga ngo ubwo nguru kumva butari gukuba nabi. Nsanga nibyo ubwo ni 4 bajane. Igikara muremure ho gakeya mwana mwiza. So ubwo nuwo nguwo murugo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Nsabi byagenze gute kugira ngo n'ubundi kinde ufite umwihariko nkongo? Nukuvuga ngo nakundaga kumva ko naba umuntu wihariye. Kuruta kumva nyine meze nk'abandi bantu bose basanzwe. Ndatekereza ikintu cyatuma niharira gutandukana n'abandi bose nsanga nuko mugihe ngiye gukora na profit amahirwe yo gukoresha ururimi kavukire rwaho mba rwo mu rugo kugira ngo mbashe ko exposing ibintu byanjye. No mu busanzwe uraruvuga uraruzi? Ndaruzi ni nyine n'urwo mu rugo. Yego none byagenze bite kugira se ngo njire muri cinema? Nuko nari ndangije kwiga secondaire no mbona ibintu byose nshoboye gukora kugira ngo mbone amafaranga. Ikiri kunyorohera nukukora filime. Ni ibintu wari wifitemo nk'impano cyangwa se wabyize bitewe nuko wari washakirishirije ahandi wabona amafaranga ariko bikanga? Navuga ko ari impano nongeyeho ubumenyi bwo gushakisha ku ruhande na experience bikagenda. Yego ubu kina muri filime zingahe? Ubu nakinaga mu kari nyinshira ziragwiriye kuri YouTube uva kwandikamo Nsabi. Bahitaga bamukuzanira n'akagofero n'uburinete. Ariko nyina mu yitwa My Heart cya kuri Kiraman Empire akina no muri Big Mind Empire icaho nayo amakomedi. Nkakina no kwirebero TV no nitwa Kwivuko series. Izo zose ni izo ukina hari zawe bwito ufite? Nibyo ndi guteganya gukora muri iyi minsi cyane ko urebye inyinshi muri zo sinyigaragaramo cyane bitewe nuko mugiye muri projet zanjye ku giti cyanjye. Yego none umaze imyaka ingahe? Ni imyaka 8 gutyo uri muri cinema. None kuva icyo gihe wakwinjira muri cinema kugeza uyu munsi zimaze guhindura gute ubuzima bwawe ukurikije ubuzima wari urimo mbere yuko winjira? Mbere yuko ninjira muri cinema nta bushobozi buhagije nari mfite. Ubwo nimvuga ubushobozi buhagije ndaba mvuze amafaranga. Ariko aho maze kugereramo uko biri bwarabonetse ho gake. Umusore witunze. Ndishoboye. Ungero zamureho twumviza ungero zamureho ko nuzigize. Alo ni kwa muganga. None si muga saho ngaho navukera niba ntibeshe.
none ndi kugira nkubaze ndi kuvuka aho ngaho nta mafaranga mwamboneye nari ndi kugira ngo mbabaze narashakishije ndaheba ubwo narangize ngo harago nahasize ndi kuvuka navutse guco gusa sawa navukiye aho ariko wanze ukunda amafaranga ndagakunda cyane cyane miliyoni urugero bitungaho miliyoni none inzozi ufite nizi bo nuko uzabigeza hanze y'u Rwanda n'ahandi hose nabo bakajya basetswa n'ibintu dukora mu Rwanda. Noneho abantu bagufata gute hanze ukurikijeho n'uburyo wize? Hari abenshi banyitiranya. Hari umuntu umbwira ibintu nkabona yanyitiranyije agakeka ko wa muntu abona ibikote n'utugofero ari we nyine bahuye kandi uwo bahuye baratandukanye n'abantu babiri batandukanye. Hari icyo bigutwaye? Yewe bo ku ruhande rumwe hari icyo bintwara ariko ku rundi nkabona ni intambwe nziza kuko iyo uri kugenda mu nzira ukabona abantu barakumenya nyine nibyo ubuharanira umunsi ku munsi kugira ukore abantu bakubone nibyo ubushaka ariko hari abagerageza bakashiramo akantu katari keza ukabona bikuguye nabi. Yego sinema ni umwuga umuntu ashobora gukora wenyine ukamutunga cyangwa se ufite n'ibindi bintu ukora ku ruhande? Je nta kandi kazi ngiraga ni sinema mbagamo gusa je niyo impunzi umuntu yamutunga akabona amafaranga ariko biterwa n'uburyo ukoramo ibintu byawe cyane ko hari abayikora nibatunga bitewe na level bagezeho yo kuzamura urwego rw'abantu babakurikirana ariko iyo umaze kubona byibuza abantu baringaniye bo kubereba ibintu byawe bakabikora bihoraho abo bantu bashobora kukugirira umumaro. Yego iyo urebye impano wifitemo ni no gukina sinema gusa cyangwa se hari n'ibindi uvuga uti ibi bintu ntabyaza umusaruro? Hari n'ibindi umunsi nabaririmbiye nkavuga ni noneho ngugu umuzigo ndagurekuye zamura twumve nazo muzabiceza biracari gutogota wijabura ushaka gukoramo mbere abo se ntabwo twabacishirijeho mu ndamutse sho twabacishirijeho twabacishirijeho dabararyoheko. Namenye ko unakunda umupira w'amaguru. Nkundaga umupira w'amaguru cyane kandi ejo tuzaba turi kwesurana na babagabo. Ntufa nihe kipe? PRFC niyo pfanaga. Witeze iki ejo noneho? Ejo ibyari byo byose hazaba akantu kuko twiminjiye magafu. Arabo bakoreye sport izongera kubakoramo none zo wabapfuka umunwa nibavuge. Yego nsawongera zamure hakana kwa masegonda bate zamure turacazamura yewe data we je mpamagara umugore kandi zingizi na nimero rero yagiye kwagura Alo Sheri ariko cyane uvugishije ukuri uriye ndanze urukumbesha ntabwo ari uri kumwe n'undi musore iwanywe Sheri urukunca inyuma intego z'imbiroze. Yego ni n'uburyohe bwa sinema no mu masegonda 10 n'icyo ubwira abafana bawe? Ikintu cya mbere nababwira nibaje baraca guhahira ni Starboy designer urukona ko banyambitse neza baniyogoshereje kwa ganza urumva urakoze